ndagira ngo mbabwire ko impano z'Imana Imana yazitangiye itorero ngo kandi zungura itorero kandi nitwe twunguka itorero si amazu turimo itorero ninjye nawe unkurikiye ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye ngo kumvira biruta ibitambo gukizwa biruta ibitambo kubana n'Imana biruta ibitambo abantu twamaze kweza ibyaha ntawe ushaka kuvugira icyaha ku ruhimbi ntawe ushaka kubwira abantu ngo nibakizwe ntawe ushaka kubwira abantu ngo nimwihane nta jambo ryihanisha nta gitangaza kivuye ku Mana kumvira biruta ibitambo guhanura biruta ibitambo kumvira biruta guhanura kumvira biruta gushumba kumvira n'ugukizwa n'ukwihana n'ukwezwa ibyaha hanyuma numara kwezwa no gutunganywa numara kwihana no guca karande numara kwakira Yesu uraza kuzura umwuka wera niwuzura umwuka wera ibitambo byawe biraza kwishimirwa imbere y'Imana. Yesu ashimwe ni Mugeni ugarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri Mugeni TV. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe, suhuje abari hanze ndetse n'abari mu gihugu cyacu, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yandinze kandi namwe ikaba yabarinze, kandi n'abagize ibyago n'abari mu bitaro turabasengera kandi nabo turasaba imbaraga z'Imana kugira ngo zize kubana nabo ndetse umwuka wera w'Imana bakomeze mu bihe barimo bitoroshye. Tugiye gutangira tuganira ijambo ry'Imana, ni ijambo Imana impaye ngo tuganire kandi ndizera ntashidikanya nuza kunkurikira ukagira kwizera muri wowe uraza gukuramo imirimo ndetse n'ibitangaza, kuko ijambo n'ubuhanuzi butavangiye, ijambo rirarema, ijambo rikura mu mwijima, ijambo ritanga imbaraga, ijambo ritanga amahoro, ijambo risubizamo ibyiringiro ku wari ubuze ibyiringiro, kandi mu ijambo tujya tuvugana n'Imana. Tugiye gutangira dusenga Imana, nawe unkurikiye aho uri byaba byiza ugiye imbere y'Imana ugafata akanya kugira ngo tuze kubana twebwe twese duhuje umwuka wera kugira ngo aze kurushaho kubana nanjye kandi nawe kuko abera hose icyarimwe. Turagushimiye ko warinze bene data nanjye ukandinda, waturindiye mu buzima bugiye butandukanye kandi uturindira ahatandukanye, warinze abari hanze urinda natwe turi hano mu gihugu, warinze itorero ry'Imana urinda abagabo urinda abagore, warinze imiryango turindira abana, urinda abasore n'abakobwa bankurikiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri aka kanya rero, ijambo ryawe ryo rirasengeye ahubwo nsengeye imitima igiye kuryumva, unyemerere uze kuduha kumva ndetse tugerekaho no kumvira, nituza kugerekaho kumvira tukagerekaho no kwizera turaza kubona imirimo y'Imana ndetse turaza kubona kugirirwa neza n'Imana. Tubigusabye twizeye ni mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi nawe unkurikiye ndagira ngo uze gufatanya nanjye kugira ngo bize kuza kukubera uko wizeye. Iyo twizeye ijambo twakira gukira, iyo twizeye ijambo ry'Imana twakira ubuzima, iyo twizeye ijambo ry'Imana twakira andi mateka mashya, iyo twizeye ijambo ry'Imana hari ubuzima duhagurukamo, iyo twizeye ijambo ry'Imana hari ibiremeka, iyo twizeye tukagerekaho no kubaha Imana ndetse tukagerekaho no kubana n'Imana, kuko mu gusenga niho tuvuganira n'Imana, bijya bituzanira inyungu nyinshi. Reka twihute dusome Samweli wa mbere. Tugiye gusoma Samweli wa mbere, turasoma ibice 15, turasoma umurongo w'10, dusome n'uwa 22, turasoma umurongo wa 26, dusome n'umurongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma tugenda dusimbuka, hanyuma abankurikiye muze kunkurikira kugira ngo tuze kurushaho kumva ndetse no kunguka. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati,
nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kuyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara akesha ijoro atakambira Uwiteka. Amen. Reka dusome n'ubundi 22. Samweli arasubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotswa n'ibindi bitambo kuruta uko yishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kuruta ibinuri by'amasekurume y'intama. Dusimbuke dusome 26 na 27. Samweli abwira Sawuli ati, Samweli abwira Sawuli ati, sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba umwami wa Isiraheli. Nuko Samweli arahindukira, akigenda Sawuli asigarana ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati, Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ye ya Isiraheli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Tuvuge amen. Tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana, ndetse n'amagambo nasomye nongera kumva ntinya Imana, ndetse nongera kumva ngize nanone kandi kabiri ishyaka ryo gukorera Imana kandi neza. Sawuli dusomye cyangwa aya magambo y'Imana dusomye ni umwami wigeze uyobora Abisiraheli bananiwe kuyoborwa n'Imana, basabye ngo turashaka kuyoborwa n'umwami. Uyu Sawuli ndetse ni umuntu Imana yimikishije amavuta, ndetse imuvugaho, imuha n'amategeko, ndetse ivuga ko izabana nawe. Igihe kigeze Sawuli aza gukorera Imana ngo Uwiteka yaramuciye. Ndagira ngo aya magambo tuze kongera kuyumva ndetse tuyumve cyane. Mu bice muri Samweli ibice 16 hatubwira uburyo uyu muhanuzi w'Imana Samweli ngo yigeze aririra Sawuli, aravuga ngo uzagereza. Uwiteka aramusubiza ngo uzagereza he kuririra Sawuli kandi naranze kaba umwami wa Isiraheli? Ndagira ngo mbabwire ngo tugeze mu minsi iruhije kandi igoye, aho biba ngombwa ko ushobora no gukorera Imana yaraguciye, Imana itakikuza, Imana itakikubara, Imana itakikubona. Samweli uyu ijambo ry'Imana ritubwiye yari umuhanuzi, akaba umutambyi. Igihe kigeze uyu Sawuli yari umwami, ngo abona bagiye gutamba ibitambo, ngo abona Samweli aratinze, ngo aratinze kandi abona ababishabe bamusatiriye, aravuga ngo reka ntambe ibitambo yenda byandenge. Iryo ni ijambo rya mbere. Ngo atamba ibitambo, Samweli ahageze asanga amaze gutamba ibitambo. Aramubwira ngo icyo ukoze ni iki? Ibyo ukoze ni ibiki? Amusubiza ko yirengeraga. Imana aha hantu irababara, imubwira ko agiye kuba ku ngoma Uwiteka yaramuciye. Ndagira ngo wowe unkurikiye witonde mu murimo Imana yaguhaye. Ushobora kuririmba Imana yaraguciye, ushobora gushumba abantu Imana yaraguciye, ushobora kudiyakona Imana yaraguciye, ushobora guhanura Imana yaraguciye, ushobora gukubura ku rusengero Imana yaraguciye, ushobora no kuba protokoli Imana yaraguciye. Ijambo dusomye riravuze ngo kumvira biruta ibitambo. Tugeze mu minsi aho abantu badashaka gukizwa no kureka ibyaha ngo begerane n'Imana. Ibi bitambo ndabigereranya n'igihe umuntu yakoze imirimo ariko nta gukizwa kuri muri we.
ndabigereranya n'igihe umuntu yatanze icya-10 ariko nta gakiza kari muri we. ndabigereranya n'igihe umuntu yatuye amaturo ariko nta kwihana kuri muri we. ndabigereranya n'igihe umuntu yazindutse akajya gukora ku rusengero kandi nta kwihana kuri muri we. ndabigereranya n'igihe umuntu ashunga itorero yaramaze kugwa. ndabigereranya n'igihe umuntu ashobora kuririmba ariko yaramaze kugwa mu busambanyi. ndabigereranya n'igihe umuntu haleluya ashobora gutanga kubaka insengero ariko ngo umutima we uri kure. ijambo dusomye riratubwiye ngo kumvira biruta ibitambo. ndagira ngo nkubwire wowe umuriki, mbere yo gukora imirimo, mbere yo gutanga icya-10, mbere yo gutanga ibitambo by'amashimwe, mbere yo gutanga ituro ry'umutima ukunze, mbere banza wumvira Imana. uburyo tugaragariza Imana ko tuyikunda, uburyo tugaragariza Imana ko iri mu ruhande rwacu, uburyo tugaragariza Imana ko tuyubaha, ntabwo ari uko twatanze ibitambo, ahubwo ni uko twakoze iby'Imana ishaka. uyu Sawuli yari umwami wa Isiraheli. Uwiteka atuma Samweli aramubwira ngo nagende amubwire, namushyira ubuhanuzi, amubwire ngo ugiye kunkorera naraguciye, ugiye kunkorera narakuvuyeho, ugiye kunkorera narakuretse. mbibutse ko muri ibi bice 16 byo muri Samweli ngo umwuka mubi wajya guva ku Mana ugahanga muri Sawuli akavuga ibiterekeranye akagira umunani. hari umwuka utajya uva kwa Satani, ujya uva ku Mana ugatuma unyuranya indimi imbere y'abantu, kuko Uwiteka aba yarakuvuyeho, Uwiteka aba yarakuretse. Sawuli yageze ku ngoma, bigeraho ngo Abisiraheli banyagwa isanduku y'Uwiteka kandi ariyo yabayoboraga, ngo bageraho n'ibirwanisho byabo babibanyaga. ndetse ngo mu ngabo za Isiraheli nta wari ugifite umuhoro cyangwa isuka cyangwa intajoro, ngo habe n'ityazo nayo bari barayabanyaze. ngo bajyaga gucyariza abari bayafite yari Sawuli umwami n'umuhungu we Yonatani, ngo bajyaga gucyariza mu Bafilisitiya. ngo igihe kigeze batera nta ntwaro. reka mbabwire impamvu abantu turimo tuneshwa, impamvu abantu tuguye, impamvu abantu dusubiye inyuma. tugeze mu minsi yo kuyoborwa n'abantu Imana yamaze guca kandi badashobora kumva, ahubwo ibitambo babishyize imbere. tugeze mu minsi iruhije aho abantu badashobora guca bugufi ngo bihane ibyaha, bavuge ngo Mana twarasambanye, twaribye, twasubiye inyuma, twakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. akumva ko nazinduka ajya gukora protokole, nazinduka ajya kuramisha, nazinduka ajya gucuranga, aribwo aza kuba akoreye Imana. reka nkubwire ko uburyo bwiza bwo gukorera Imana ni ukubanza kuyumvira. niwumvira Imana biraza kukurutira ibitambo, kandi ntabwo Imana ijya yakira ibitambo by'abantu bagawa, kuko ijambo dusomye riratubwiye ngo kumvira biruta ibitambo. aba Bisiraheli ubwabo Imana yari yabavuzeho, irabatoranya, haleluya, ibuzuza umwuka wera. muri bo harimo abahanuzi, muri bo harimo aberekwa, harimo abarota, harimo ababwiriza, ariko muri iyi minsi bamaze kunamuka. cyagiye habwirwaga Abisiraheli, ariko ndimo ndakubwira wowe umurikiye, abantu basubiye inyuma. cyagihe wuzuraga umwuka wera ukumva Imana, ariko ubu wasubiye inyuma. nta kindi cyatumye usubira inyuma, nuko Sawuli bamunyaga intwaro, ndetse n'Uwiteka yamuvuyeho arangije aramureka. ndetse nawe ubwawe n'intwaro wari ufite ntayo ugifite. none impamvu nesherejwe ku rugamba, impamvu ibizira ibyo waziririzaga usigaye warabiziruye,
mbere wari umunaziri w'Imana ugira ibyo uziririza, ariko ubu byose nta na kimwe ukiziririza. Mbere wasengaga ukuzura umwuka wera, ariko ntabwo ukirimo wumva Imana. Mbere warahanuraga, ariko ubu ntabwo ukirimo wumva Imana. Nta yindi mpamvu wamaze kunyagwa, nta ntwari ikiri muri wowe. Ngo barateye batera mu Bafilisitiya, harokoka umuhungu we na Sawuli, abandi bose barabica kuko nta ntwaro bari bafite. Tugeze mu minsi iruhije, aho hantu turi, aho mu matorero turimo, twatewe n'umwuka wo kuvuga ngo Imana iraza gukoresha uyu, dadi niwe uri buvuge, mami niwe uri buvuge, runaka niwe uri buvuge, mugeni niwe uri buvuge, ariko uyu nguyu ntabwo yavuga. Reka mbibutse ko Imana dukorera nta muntu ujya uyishyiriraho uburyo bwo gukora, ngo umwuka wera akora ukuntu ashaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru. Ariko tugeze mu minsi aho abantu barindiriye kumvira Imana mu muntu umwe, ndetse uwo nguwo akaza kuba ari nawe ufite umwuka wera. Aho hantu abandi bose ntawerekwa, ntawuvuga. Ndagira ngo mbabwire ko impano z'Imana, Imana yazitangiye itorero, ngo kandi zungura itorero, kandi nitwe twunguka itorero. Si amazu turimo, itorero ninjye nawe unkurikiye. Hanyuma tukaza gushiduka Natani na Sawuli aribo bafite ibirwanisho, ngo kandi nabo nta cyazo bakigira. Ndabigereranya n'abantu twari tuzi ko bari mu mwuka wera w'Imana, ariko ubu ntawe bagifite. Baravuga ibyabo, baravuga iby'imitima yabo, baravuga ibigendanye n'irari ryabo, baravuga bya bindi bigendanye n'igihe barimo. Reka twibuke umwuka wera wo hambere. Tunga intwaro yawe. Mu Bisiraheli, mu Imana yari yaragize abarwanyi, buri wese yari afite intwaro ye. Nta musirikare ujya ku rugamba acunze intwaro y'undi. Ariko tugeze mu minsi igoye, aho umuntu ategereje iyerekwa ry'undi. Nawe Uwiteka Imana, ndagira ngo uyu munsi wongere kwambara imbaraga, uvuge ngo garura intwaro yawe. Uwiteka kugarura intwaro yo kwerekwa, agarura intwaro yo guhanura, nagarura intwaro y'ijambo, agarura intwaro yo kudiyakona. Abantu banyazwe ibirwanisho bisigaranye runaka. Imana irababaye, wowe unkurikiye Imana irababaye, kuko Uwiteka nta muntu ujya umugenera uwo ari bunyure. Ariko tugeze mu minsi umuntu ari ahantu, ubwo Abisiraheli bagiye bari inyuma ya Sawuli na Natani aribo bafite intwaro, umuntu akavuga ngo runaka tuje gutegereza, turi butegereze ko ari we Imana inyuramo. Kubera iki wowe Uwiteka Imana atakunyuramo? Kubera iki wowe utaririmba kandi mbere wararirimba? Kuki utakwerekwa mbere iyo mpano wari uyifite? Abantu twabagiye tuzimwa na Sawuli, Uwiteka yamaze guca. Iri jambo ndisoma ryanteye ubwo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba mu idini Uwiteka yaraguciye, ushobora kuyobora abandi Uwiteka yarakuretse, ushobora guhanura Uwiteka atakiri kumwe nawe. Ijambo ryarambwiye ngo Samweli, nubwo Samweli na Sawuli bampagarariye, ngo ntabwo umutima wanjye ubishimiye. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana y'amahoro uyu munsi akugarukeho, uyu munsi akurengere. Ndagira ngo nkubwire ko kumvira biruta ibitambo. Tugeze mu minsi umuntu bamubwira ngo zana amafaranga, zana igitambo, ariko igitambo ni Kristo wenyine, ni ya maraso yameneye Golgota ku musaraba. Akavuga ngo abarushye n'abaremerewe ngo musange ndabaruhura, atabura umwenda warukingirije ahera, buri muntu wese yigerereyo. Nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo ikintu cyose wakora utabanje kwezwa no gukiranuka, utabanje kumvira, ntabwo icyo kintu kijya kigera ku Mana. Kuko uburyo bwo gukorera Imana kwa mbere, uburyo bwo gushima Imana, uburyo bwo kwerekana kubanye n'Imana, uburyo bwo kuzura umwuka wera n'imbuto. Yesu bigeze bamubaza amagambo akomeye ngo tuzamenyera abigishwa bawe nyakuri gute? Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ndagira ngo nkubwire ko kumvira biruta ibitambo.
Sawuli yabaye ku ngoma niyumvira Uwiteka, birangira Uwiteka muciye ku ngoma. Icyubahiro cyose Uwiteka yabakugejejeho, ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye, nta muntu wigeze aruta Sawuli mu Bisiraheli, nta muntu wigeze ayobora ubwoko bw'Imana, ndetse ngo Uwiteka amanuka ubwe kumwimikisha amavuta, ariko Uwiteka yari yaramuciye, anamutumaho abahanuzi, aramubwira ngo namaze kuguca. Ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye, urabona ubuzima urimo, wowe ubwawe uriwe, urabona ko Uwiteka akiri kumwe nawe cyangwa yamaze kuguca? Urabona uburyo uririmba n'ibyo ubamo, urabona uri gukorera Imana? Reka mbibutse ko umuntu Imana amaze guca ntabwo iba ikimucyaha, iza kumubwira ko yamuciye. Abantu Imana icyaha ni abantu igikunze. Iyo ikintu cyamaze gucibwa ni ikintu cyakuweho, kitazongera kubaho, kitazongera kubaho. Ariko dusohoye mu minsi umuntu ahagarara imbere y'abantu akababwira ngo ngiye mundamye, ngiye mumpimbaze, ngiye muzana ibya 10, muzana amaturo, muzana ibitambo, tambira iby'abana bawe. Ni byiza, ibyo ni byiza, ariko mbere yo gukora ibi ngibi banza wumve kandi wumvire Imana. Ijambo riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo umuntu avuye kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye ngo kumvira biruta ibitambo, gukizwa biruta ibitambo, kubana n'Imana biruta ibitambo. Abantu twamaze kweza ibyaha, ntawe ushaka kuvugira icyaha ku ruhimbi, ntawe ushaka kubwira abantu ngo nibakizwe, ntawe ushaka kubwira abantu ngo nimwihane. Nta jambo ryihanisha, nta gitangaza kivuye ku Mana gishobora kuzira umunyabyaha. Nicyo gituma abantu duheze mu ruzerero rw'amasezerano, nicyo gituma duheze muri RY'IMANA ntitubone imirimo Imana ikora, kuko ijambo riravuga ngo Uwiteka aravuze ngo ndinde ijambo. Niko yabwiye Yeremiya, haravuga ngo ndinde ijambo nkarinda uwo ndivuzeho, nkariherekeza paka ndisohoje. Ariko iryawe ryaheze mu nzira. Niye mpamvu ryaheze mu nzira? Witiranyije ibitambo no kumvira. Banza wumvire ugerekeho ibitambo, ariko nubanza ibitambo ukumva ko kutumvira ntacyo bikimaze, ibitambo byawe biratagaciro. Kumvira biruta ibitambo. Utaza gukorera Imana yaramaze kuguca. Reka mvugane n'umuntu unkurikiye, urwego waba uriho, itorero ryose waba ushumbye, Uwiteka ashobora kuba yaraguciye. Ndagira ngo nkubaze ngo wowe ubwawe ibyuzi urimo, ibyuzi ukora, ubuzima uzubayemo bikwiriye umuhanuzi, bikwiriye umushumba, bikwiriye umukirisitu, bikwiriye umudiyakoni. Itorero ry'Imana riri mu kaga kuko ririmo riyoborwa n'abantu Imana yamaze guca. Ngo Abisiraheli bari basigaranye Imana ku munwa, kuko nta sanduku y'Uwiteka yari ikibana nabo, nta ntwaro bari bafite. Dufite abantu barimo bavuga amateka y'ibyo Imana yakoze n'urugendo bagendanye, ariko urw'aka kanya ntabwo ufite. Dufite abantu bafite ubuhamya bw'aho Imana yabakuye, ariko ubw'aka kanya ntabwo wabona uhagarara imbere ubwira abantu. Dufite abantu basenze Imana kandi cyane, bazamuka imisozi, niyo turufu mufite, ariko iy'aka kanya ntawazamuka umusozi. Dufite abantu bigeze babana n'Imana, Imana ivugana nabo ibaha amasezerano, ariko bafite iyerekwa rimaze imyaka, iry'aka kanya ntaryo ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera wisubiraho, wezwe kandi ukizwe, umenye ngo uyu munsi Imana ikeneye umutima wawe. Ntabwo icyambere Imana ikeneye ari ibitambo, ntabwo ikintu cyambere Imana ikeneye ari amashimwe. Banza wumvire nugerekaho imirimo, biraza kukubera, kwizera kwawe kuraza kuba gushyitsi. Ndagira ngo nkubaze ngo wowe uhagaze he? Wowe unkurikiye uhagaze he? Harimo umuntu wumva ko kuba yazindutse ajya gusenga ku cyumweru, pasiteri amufite mu gitabo cy'itorero, abadiyakoni bamuzi, kuba uzi kuramya, isi yose ikuzi, kuba uri umushumba, abantu bose bakuramya. Ndagira ngo nkubwire ngo we ongera usubire inyuma, ongera wibuke, ongera ugire umutima wo guca bugufi, ubashe kuza kumvira,
utaza kuza kuyobora ubwoko bwayo yaramaze kuguca, kuko n'Uwiteka iyo ananiwe kumvira araguca. Tugiye gusengana n'umuntu nkurikiye. Wowe nkurikiye ugeze hehe? Tumenye ko kumvira biruta ibitambo. Banza wihane, banza ukizwe. Tugeze mu minsi iruhije aho umuntu kandi yitwa ngo ni umushumba, yitwa ngo ni umuhanuzi, yitwa ngo ni umuririmbyi, yitwa ngo ni umudiyakoni, yitwa ngo ni umukirisitu, abati njye nananiwe kwiyumvamo runaka, njye runaka simukunda, njyewe runaka ndamwanga. Umuntu utanga muzajyana mu ijuru ryande. Umuntu wananiwe kwiyumvamo, hari amajuru abiri abaho, muzagerana mu ijuru gute? Umuntu wumva ureba ukumva urumeza ruraje mudiyakonana, iryo juru muvuga ni iryande. Umuntu wananiwe kwiyumvamo mwese mushumbye itorero muri bamwe, iryo juru ni iryande. Niba ari ikintu kibabaje Imana nawe cyakubabaza unkurikiye, ni ukubona ufite urubyaro ukabona rwasubiranyemo. Iyo igihe tutumvikanye turi mu murimo, igihe habayeho intambara turi mu murimo, biba bimeze nko kubona abana bava inda imwe basubiranyemo, kuko Imana dukorera ni imwe. Muririmbyi yaravuze ngo hose habera heza inshuti zibana, kandi arangira aramanuka aravuga ngo umwungeri ni umwe, ishyo ni rimwe, ngahamagara abo mu isi yose. Reka nkubwire wowe nkurikiranye, nkubwire ngo wirinde. Kumvira biruta ibitambo, guhanura biruta ibitambo. Kumvira biruta guhanura, kumvira biruta gushumba, kumvira ni ugukizwa, ni ukwihana, ni ukwezwa ibyaha. Hanyuma numara kwezwa no gutunganywa, numara kwihana no guca akarande, numara kwakira Yesu, uraza kuzura umwuka wera. Niwuzura umwuka wera, ibitambo byawe biraza kwishimirwa imbere y'Imana. Kuko hari ibitambo benshi, harimo abarimo batanga ibitambo Imana itazi, harimo abantu barimo baramya Imana itabazi. Kuko ijambo ryarambwiye ngo hari igihe izatubwira ngo mwara tuvuge ngo twarahanuye twareretswe, tubwira ngo mumve imbere sinigeze mbamenya, kandi twarakijije indwara mu izina rye. Ndagira ngo nkubwire wa munsi wirinde utazaba mu mubare w'Imana, mu b'Imana ibwira ngo simbazi, warabaye imbere y'abantu. Ndagira ngo mabwire wowe wari warataye intwaro, subirana intwaro yawe mu izina rya Yesu. Subirana guhanura, subirana gutinya ibyaha. Wongera ube umunaziri w'Imana, usenge ukorera Imana, uhinda umushyitsi ndetse utinya ibyaha. Wongera usenge kandi unezwa, wongera usenge kandi ukizwa, wongera usenge wera imbuto, wongera usenge ufite urukundo, wongera usenge ufite ubumuntu, wongera usenge ufite umutima wo kunyurwa. Hanyuma bya bitambo uraza gutamba biraza kunezeza Imana, ariko wabanje kumvira. Kandi namwe mwahoranye intwaro, data ntumye kubabwira ngo ni Uwiteka yagombaga gukoresha, nta muntu ukirishwa intwaro y'undi. Buri wese iyo twagiye ku rugamba, buri wese atwara intwaro ye. Niwongera usubirana intwaro yawe, wikirirwa wiruka inyuma ya Sawuli na Natani. Dufite abantu barimo biruka inyuma y'abantu, akirirwa yiruka inyuma y'abantu. Wakirutse inyuma y'Imana, Imana ikaguhereza intwaro. Wakirutse ushaka Imana, Imana ikaguhereza intwaro. Impamvu utarimo ubona Imana, wirutse ushaka abantu, wiruka ushaka ibintu. Kuko harimo n'abantu bashaka ibintu bagashaka gusorezwa amasezerano Imana itabazi, nawe ubwo atayizi. Ndagira ngo uyu munsi wiruke ushaka Imana. Ndagira ngo uyu munsi usubirane intwaro yawe. Ndagira ngo uyu munsi usubirane gusenga kwawe, wongera usubirane kwerekwa, wongera usubirane gukorera Imana. Subirana impano yo guhugura, subirana impano yo kwerekwa, kuko ya Natani na Sawuli ntabwo izagukiza. Reka nkubwire aho nkuriki, tugeze mu minsi umuntu akubwira ngo mushumba wanjye runaka, mugeni wanjye runaka, isengere. Saba intwaro yawe, kuko yanjye ishobora kuzankiza ariko ntigukize. Buri wese rero umusirikare mwiza ku rugamba, buri wese atwara intwaro ye. Iyo udatwaye intwaro uri ku rugamba uraneshwa. Niyo mpamvu benshi murimo mutsindwa, niyo mpamvu benshi murimo musenga mukagwa, bandi mugasenga mukaba mu buzima budafite impinduka, bandi mugasenga ntimusubizwe, mugendeye ku ntwaro z'abandi, nta yawe ufite, nta n'icyarishiri muri wowe. Niyo mpamvu benshi dushumbya abantu, tugashumba abantu batarimo bakizwa, tugashumba abantu ntibagire impinduka, tugashumba abantu ntibezwe. Nuko bamwe Imana yamaze kuduca, abandi nyuma yo kubaca igerekaho
kuba nta n'intwaro dufite dusigaranye Imana ku munwa. Tugiye gusenga, ugiye gusengera wowe wumva ukeneye gusubirana intwaro yawe kandi wongeye kumva ukeneye kumvira kuruta ibitambo, ukeneye kubanza kumvira hanyuma ugatanga ibitambo, ugatamba ibitambo nyuma. Tugiye gusenga. Uwiteka urashoboye, niniwa yasi, uri umunyembaraga kandi uri Imana idukunda. Twumvise ijambo rikomeye, Sawuli yari umwami kandi aba umwami w'igihugu kitari cyoroshye, yari umwami wa Isiraheli, ariko ngo ayobora ubwoko bwawe waramaze kumuvaho, ngo kandi atuma Abisiraheli banyagwa Imana muri bo batwarwa isanduku y'Uwiteka. Niko hari abantu bankurikiye bamaze gusubira inyuma, abandi impano zarasinziriye, abandi batinyaga Imana, bari abanaziri baziririza ariko baraziruye. Turasenze ngo nugaruke kuri bo, bakeneye intwaro zabo. Niyo mpamvu benshi baguye ku rugamba, niyo mpamvu benshi baneshejwe, niyo mpamvu benshi basenza nta mpinduka. Dukeneye kumvira kuruta ibitambo, kuko ijambo ritubwiye ngo kumvira biruta ibitambo. Tubanze tushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi data azabiduha, kuko nta bandi bana afite, ni twebwe. Sengeye umuntu wari unkurikiye, wari waramaze gutamba ibitambo kumvira ntabyo agifite, kugira ngo wongere kumuhiza intwaro ebyiri, agire kumva, agire kumvira, agire no gutamba ibitambo ariko bivuye mu mutima wejejwe. Kuko ikintu ngo witegereza mu mutima, ukareba umutima wejejwe, ngo kandi uwo nguwo ntabwo ujye wirengagiza. Tabara ubwoko bwawe, tabara Abanyarwanda, tabara abakirisitu, tabara itorero. Twongere gusubirana intwaro kandi twongere kuzura umwuka wera, imbaraga y'Imana yongere gukorera muri twebwe. Tubigusabye twizeye, ni mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yari Mugeni, ndetse channel yanjye yitwa Mugeni TV. Nimero yanjye aho hasi. Umuntu ukeneye gusengerwa, umuntu ukeneye kugirwa inama, umuntu ukeneye kumva akeneye gusengerwa ngo abohoke, ukeneye kugirwa inama y'uburyo yakizwa, yakegerana n'Imana, yasubira gutunga intwaro ye, yazaduhamagara. Tuba dufite igicaniro cy'amasengesho ku wa gatandatu, tukabana nawe. Uwiteka Imana aduhana umugisha. Imana igomeze kubarinda mu izina rya Yesu, amen.